nibwo yahise nkubita nanjye no nkoni. Aba baturage bo mu kagari ka Kijote umurenge wa Bigogo w'akarere ka Nyabihu nibo bavuga ko bakubitwa n'ubuyobozi mu nzego zibegereye. Ntubabayobozi aho kugira ngo bajye baratabara abaturage ahubwo nibo basigaye bakora urugomo n'ukwihanira bakanica. Urugero rwa hafi ni ababa mu cyiciro amateka agaragaza ko basigaye inyuma ngo barutse gusangwa mu nzu mu masaha y'ijoro bagakubitwa n'abari barimo umuyobozi w'aka kagari kugeza umwe apfuye. Ubwo umwana baba baramusohoye n'umugore we bamanza bahotora uwo mugore we ukuboko baravuze ati sohoka turi kugushaka twe nk'abayobozi. Umwana araza babaye bamugejeje hano. Kumuhotora ukuboko no kuvuga iki? Bari kumuvuga ukuboko ngo nayerekana umugabo we kubera bari bajyamye hamwe. Ubwo umudamu araza bashumira wa mwana wanjye baraza bamukubitira hano barangije dore ngiyi n'inkora ko bayinyujije bari kumukurura hasi baza bamukubita fera bito. Nyakwigendera yarajyamye n'umudamu nibwo bamusanze mu buriri bamwe gitifa baramubadukije na mugabe ukuriye irondo ry'umwogo baramufashe niko kumusohora guca bari kubatana hano hanze. Ibyo nta wari ufite inkono urimo ni fera bito uretse abantu babiri bari bafite imihoro bo twabonye bafite imihoro. Aba baturage baravuga ko bahangayikishijwe n'izi nkoni dore ko ngo byose bikorwa binaherekezwa n'amagambo agaragaza ko gukubitwa bitarangiye. Umutire mwashira nta ruzagira amahoro hatari havumwe imirambo 3. None ubwo nje uzi yuko narara muno kubera nzi yuko bansangaga muno uzi yuko wenda yuko ari mu ndara. Muri kurara he? Ndi kuja kurara mu baturanyi nangwa mu kigunda ni n'ugushwebagera nyene ukumva natwe turi kujya turarara dufite iki ubwo. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Madame Mukandayisenga Antoinette avuga ko bagiye gukurikirana aya makuru y'abayobozi bakubita abaturage bashinzwe kureberera ndetse nabo bifashisha bose bakabiryozwa. Ushobora kuba yaragize uruhare rwo gukubitwa ariko nanone abandi bakavuga yuko ashobora kuba yarasanzwe afite ikibazo. Rero ikiriho ni uko uwo muyobozi babivugwaho ko yabikoze ari mu maboko y'ubutabera. Buriya ubutabera buradufasha gukomeza gukurikirana ukuri kw'ibintu kuzagaragara nibigaragara ko yabigizemo uruhare azabihanirwa. Abayobozi baradukubita. Mu gihe inzego z'umutekano zivuga ko zinjiriye muri iki kibazo binashimangirwa nuko umuyobozi w'aka kagari ka Kijote bivugwa ko yafatanyije n'irondo ry'umwuga gukubita uyu muturage kugera n'aho abura ubuzima wari mu maboko y'inzego z'umutekano abikurikiranweho. Mu gihe umuryango kwa nyakwigendera basaba ko abakoze ibyo bose babiryozwa nyuma y'uko byasaga naho byirengagijwe. Umwana wanjye yapfuye koko kuko yapfuye mukurikirana umuntu wamwishe yapfuye byarangiye ntawe nzongera kumurebaho.